imbere yawe. Nshuti abadukurikiye muri mu gihugu cyacu, abadukurikiye muri ku migabane itandukanye y'isi, tubahaye ikaze. Ni umwanya w'amasengesho, ni umwanya w'ijambo ry'Imana. Tushimiye Imana ko Imana yaturinze, yarandinze nawe irakurinda. Imana nishimwe, nihabwe icyubahiro. Bahaye ikaze abari East Africa, abari mu Bubiligi, abari muri Amerika, abari mu Bufaransa, mwese tubahaye ikaze. Inshuti za gusengerwa, abakora share, abakora subscribe, mwese Imana ibaha umugisha kandi Imana irihagije. Dushimiye Imana n'ubundi ko Imana yatwimanye. Nujya ubona urengeje umunsi uhumeka, ujye ushima Imana, kubera yuko ubu abantu benshi uko babyutse ntabwo ariko bariho, hari abibagiranye. Uyu munsi rero ujye ushima Imana, wowe wabyutse bikemera, ukagenda bikemera, ujye ushimira Imana. Hari n'igihe umuntu ajya no muri dushe akanyira agahita yikubita agahita apfa. Rero ko uri uhumeka, umenye ko ari urukundo rw'Imana, umenye ko ari Imana ikurinze. Kandi Imana ikurinze, hari ibintu byinshi bihiga ubugingo bwawe, ariko Imana irakwimanye, Imana irakurinze. Nishimwe. Niyo mpamvu numva ngiye kurimba niba ngo dufite Imana yumva amasengesho, kandi Imana ijya yumva amasengesho y'abera. Reka dusenge Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ishobora byose. Tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko waturinze, tugushimiye ko watuzigamye, warinze ababyeyi, warinze abagabo, warinze abakobwa, warinze igihugu cyacu. Nushimwe. Uyu mwanya Kristo tweme tukugiraho umugisha. Abantu badukurikiye hano kuri gusengerwa, abazabona link yacu, mwambi turavuze ngo imbaraga zawe ziganze. Buri muntu wese umwishimire, muhe imbaraga z'umutima, umwishimire, urwanye ibimurwanya, kandi abone ukuboko kwawe kwiza. Amateka ari ku buzima bwe mabi amuveho, ureme amateka mazima. Tugushimiye ko wanatwe muri byose, mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Imana yumva amasengesho, dufite Imana, Imana ikora, dufite Imana itajibura inzira, Imana twizeye, Imana ihagije. Dufite Imana yumva amasengesho, dufite Imana, Imana ikora, dufite Imana, Imana ihagije. Imana yumva amasengesho, imbaraga zo gusenga niho turukira, imbaraga zo gusenga niho turukira, imbaraga z'amasengesho niho tubokera,
mbaraga z'amasengesho niho dutabarirwa, mbaraga zo gusenga niho turukira, mbaraga z'amasengesho niho dutabarirwa, mbaraga zo gusenga niho turukira, mu mbaraga z'amasengesho niho turukira. Mu mbaraga zo gusenga niho ibibazo bikemukira, mu mbaraga zo gusenga niho uburwayi bukirira, mu mbaraga z'amasengesho niho tubonera amahoro. Gusenga gusenga bigira umumaro, gusenga 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 bigira umumaro, mu mbaraga z'amasengesho ingumba zirabyara, mu mbaraga z'amasengesho abatareba barareba, mu mbaraga z'amasengesho niho tubonera amahoro, mu mbaraga z'amasengesho niho turukira, mu mbaraga z'amasengesho niho dutabarirwa, mu mbaraga z'amasengesho niho tunezererwa, mu mbaraga z'amasengesho ibikomere birakira, mu mbaraga z'amasengesho tuhabonera imbaraga, iyo twinjiye mu mbaraga z'amasengesho uburwayi burakira, mu mbaraga z'amasengesho niho turukira, ayi mu mbaraga z'amasengesho amadayimoni barahunga, mu mbaraga z'amasengesho abacuragura baratsindwa, ayi mu mbaraga z'amasengesho niho tubonera ubuzima, ayi mu mbaraga z'amasengesho niho tubohokera, mu mbaraga z'amasengesho bantu b'Imana niho tubonera umunezero, ubundi munezero ujya urangira ariko imbaraga zawe ntizirangira, mu mbaraga z'amasengesho roshakara muri amahoro. Niba ufite agahinda egera Imana usenge, niba ufite ibibazo ugira mu mbaraga z'amasengesho, niba ufite uburwayi ugira mu mbaraga z'amasengesho, mu mbaraga z'amasengesho niho tubokera, mu mbaraga z'amasengesho niho dutabarirwa, mu mbaraga z'amasengesho niho tugirira ubuzima, niba ufite karande ugira mu mbaraga z'amasengesho, mu mbaraga z'amasengesho ingumba zirabyara, mu mbaraga z'amasengesho
tuhabonera ubuzima mu mbaraga z'amasengesho tuhabonera umwuka wera mu mbaraga z'amasengesho tuhabonera ubutabazi iyo mu mbaraga z'amasengesho ingumba zirabyara mu mbaraga z'amasengesho niwo dukura agakiza izo mbaraga nawe urazikeneye imbaraga z'amasengesho ibitariho Imana ibishyiraho imbaraga z'amasengesho ibyananiranye birakunda mu mbaraga z'amasengesho uwabuze ubwenge Imana irabumuha n'ahandi tuhurira n'Imana ni mu mbaraga z'amasengesho uzabonera Imana ni mu mbaraga z'amasengesho n'ahandi uzagirira amahoro ni mu mbaraga z'amasengesho n'ahandi uzabonera urubyaro ni mu mbaraga z'amasengesho n'ahandi ibibazo bikemukira ni mu mbaraga z'amasengesho n'ahandi uzarangiza kwiga neza ni mu mbaraga z'amasengesho mu mbaraga z'amasengesho ibirema biragenda mu mbaraga z'amasengesho impumyi zirahumuka mu mbaraga z'amasengesho niho turuhukira mu mbaraga z'amasengesho niho tutabarirwa mu mbaraga z'amasengesho imfubyi zirakura upfa kuba wisunze umwami Imana yawe igaragaza n'ahandi uzahurira n'Imana ni mu mbaraga z'amasengesho n'ahandi uzahurira n'umwuka wera ni mu mbaraga z'amasengesho n'ahandi uzabonera ubuzima ni mu mbaraga z'amasengesho n'ahandi Imana izagucirira inzira ni mu mbaraga z'amasengesho nana kosika mandola de kosini mandole moria mandre umurozi ukurwanya azatsindwa kubera amasengesho umurozi urarukuroga azatsindwa kubera amasengesho abarara batongera abana bawe bazatsindwa kubera amasengesho mu mbaraga z'amasengesho tuhabonera ubuzima mu mbaraga z'amasengesho tuhabonera umwuka wera Imana ishime deko sikamadora wowe shira umwete wegera Imana yawe wowe shira umwete wegera Imana yawe mu mbaraga z'amasengesho amateka yawe azahinduka mu mbaraga z'amasengesho uzabona umwuka wera mu mbaraga z'amasengesho amateka azahinduka mu mbaraga z'amasengesho uzahabonera umwuka wera imbaraga z'amasengesho ndashaka kukubwira imbaraga
ushobora kuba utazizi, uzumva uzizi, ariko uko uzizi utari wazisobanukirwa imbaraga z'amasengesho. Gusenga kuduhuza n'Imana n'Umwana n'Umwuka Wera. Ibintu byose byagucanze, ubuzima bwanze, ibintu byose uri kubona byanze, nta kintu na kimwe kiri gukunda, amasengesho ajya yongera akabirimarema, akabiterateranya, ukabona birongeye birakunze. Gusenga, haleluya! Gusenga bikuraho imisozi, gusenga bikora iby'abana b'abantu bananiwe. Ushobora kugira ibibazo, ukagira ibibazo bikomeye, umuryango ukaminanirwa, famiye zikananirwa, inshuti zikananirwa, wakwinjira mu gusenga amateka agahinduka. Imbaraga z'amasengesho. Amen. Gusenga gushobora kukuremera ubuzima washakishije imyaka 30, ukawugira 35, 40 utari wafatisha. Gusenga kukuremera ubuzima mu masegonda make cyane. Gusenga kukuvana muri puberi, gusenga kuvana umuntu muri puberi kukamwicizanya n'abakomeye. Gusenga kuguha ubuzima. Abantu barimo bavuga ngo arapfuye byarangiye, asigaje izuba rimwe. Gusenga kujya kuremera umuntu ubuzima. Umwami Hezekiya yarasenze igihe cyo gupfa kwe cyageze. Umuhanuzi amaze kumuhanurira amubwiye ngo tegura ibyawe kuko upfuye birangiye. Yinjiye mu mbaraga z'amasengesho, yinjiye mu gusenga. Umuhanuzi atari yageriwe, la kosika atari yageriwe, atari yashika, kubera ko Hezekiya yinjiye mu mbaraga z'amasengesho. Imana iramubwira ngo subire wongere uhanure, genda uhanure ko mu kubaho kwe nongera imyaka 15 mu mbaraga z'amasengesho. Imana igitwongera imyaka yo kubaho. Haleluya! Mu mbaraga z'amasengesho Imana igitwongerera ubuzima, mu mbaraga z'amasengesho. Imana ishimwe. Gusenga, nusoma Bibiliya uzasanga abantu bakoresheje gusenga batarigeze batsindwa n'umunsi n'umwe. Umuntu usenga n'abatanagaragara uzamutinye, nurangiza unamwubahe. Gusenga baroko, gusenga amasengesho, amasengesho ahindura inama zakozwe ku buzima bwawe. Amasengesho ahindura inama. Haleluya! Amasengesho agahindura inama ku buzima bwacu, zaba inama zisanzwe, zaba n'inama z'abadayimoni. Amasengesho agahindura inama z'ababi zikavaho. Kamubwire, inama ziri ku buzima bwawe zirakurwaho n'imbaraga z'amasengesho. Bibiliya ivuga ngo hari bazaterana, ariko sinjye uzabateranije. Nuzagukoraniraho azagwa ari wowe wazize. Amasengesho, gusenga. Hari abagabo basenze, Saduraka na Meshaki barasenze, bahagarara ku Mana bamenye. Umwami amuremera ikigirwamana ngo abantu bose bajye bagisenga, bakirema bashaka kugira ngo babone bano bagabo. Bakaya bati uyu munsi iyo musenga muyihorere, muramye kino kigirwamana. Aba ari cyo muramya cy'umwami nta mpamvu.
abanga baravuga ati dusenga turayizi, iyo dusenga twarayibenye, twabonye dukura mu buzima bubi, iyo dusenga itubeshejeho. Ngo baryaga binyweraga amamenwa y'ibishimbo, bakira ibishimbo, bategereza Imana, banga kuva ku Mana. Imbaraga z'amasengesho zijya zigera no mu muriro. Haleluya! Imbaraga z'amasengesho, umva nkubwire wo nkurikiye, imbaraga z'amasengesho zagukura no muri uwo muriro uhagazemo ibibazo. Gusenga ngo barabahambira, benyegeje itanura 7, umuriro barawucana bamwiza 7. Baravuga ati barashirira, kuko hari abantu barimo ko ati arashiririye byarangiye. Imbaraga z'amasengesho zizimya uri kwaka, abantu bose bagahindura amagambo. Hari abantu bagiye guhindura amagambo ku buzima bwawe, kuko uri kwaka ntago ari Imana yawucanye, wacanywe n'abantu. Uwo muri kwaka ku buzima bwawe wacanywe n'abarozi, ucanywa n'abantu, ntiwacanywe n'Imana. Wacanywe n'Imana nta muntu uzimye, wacanywe n'abantu, Imana irawuzimya. Ngo babajugunyamo. Umuriro wacanywe n'abantu, ntiwacanywe n'Imana, babajugunyemo. Imana yoherezamo wa 4. Umwami aje kureba, ngo arebye neza, kandi umwami ntiyarazi n'amakuru y'umwana w'Imana, ngo ariko arebye ngo abonamo wa 4, ngo afite ishusho nk'iy'umwana w'Imana. Umva imbaraga z'amasengesho, ngo babona barimo baragenda mu muriro, batembera mu muriro. Haleluya! Nukutembera, none se umuriro ntuwurimo, gusa kutembera, kusa neza, kuwambaye neza, kubana kuguza se nta n'amafaranga ufite, urimo uragenda mu muriro, ntabwo uzapfa, kubera ko imbaraga z'amasengesho ziduhagararaho ku munsi mubi. Imbaraga z'amasengesho ziduhagararaho no mu rupfu. Imbaraga z'amasengesho ziduhagararaho no mu bibazo. Imbaraga z'amasengesho, aho dusengera mu rukiri kwa 3, tujya tubona imbaraga z'amasengesho zikora ibitangaza. Gusenga, umuntu baravuze, umuntu yarabaye umusazi, yararwe byanyanye, mwaba muri gusenga, abazima bakamwivugiramo, bagatumuka bakagenda. Imbaraga z'amasengesho zikuraho imisozi, zifungura ibyafunze. Injira mu mbaraga z'amasengesho. Urazinjiramo gute sasa? Urinjira mu mbaraga z'amasengesho gute? Urabigenza gute? Urakora iki? Urabigenza gute? Urabigenza ute? Urinjira mu mbaraga z'amasengesho gute? Urakora iki? Niki kiratuma winjira mu mbaraga z'amasengesho? Ese winjira mu mbaraga z'amasengesho gute? Ese niki cyatuma utinjira mu mbaraga z'amasengesho? Gitabo cy'Imigani ibice 8 ku murongo wa 17 n'uwa 18. Hari ijambo rivuga ngo nkunda abankunda, kandi abanshakana umwete bazambona. Amen. Ubukire n'icyubahiro biri wanjye, kandi n'ubutunzi buhoraho, no gukiranuka nabyo. Nkunda abankunda, kandi abanshakana umwete bazambona. Ndashaka kuvuga ku kintu cyitwa umwete. Kugira ngo imbaraga z'amasengesho zize ku buzima bwawe, icyambere ni ukwihana, icya kabiri ni umwete. Imana ntuzayibona utashyizeho umwete. Imana ntuzayibona uba mu mashuka. Imana ntuzayibona aho wirirwa mu rugo. Imana ntuzayibona ufite ubunebwe. Imana ntuzayibona reka ngo ufite inzitwazo, ntayo uzabona. Imana uzayibona washizeho umwete. Gusenga ni ugushishikara. Gusenga ni ugushyiraho umwete. Gusenga ni ugushyiraho umwete. Hari abantu basenga umucyo waje, imvura yagwa ntibasenge.
umucyo waje ewana abantu bose bagakubitamo amabubu majinisi makositimu bakajya gusenga imvura yagwa bakajya mu gitanda. Reka gusenga ni ugusenga no mu mvura ugahaguruka ugashakisha uburyo ukajya gusenga. Gusenga ntibigira konje, gusenga nta muntu bihagarika. Gusenga ni intwari ikomeye irwana abantu ntibabone ko iri kurwana. Impamvu abantu gusenga bamwe na bamwe batabiha agaciro ni intwaro Imana ikoresha ku buzima bwacu. Iyo iri kuturwanira ntago abantu babibone ko iri kuturwanirira. Bibiliya iravuze ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Nta handi hantu Imana uzayibona, nta handi hantu uzayibonera mu gusenga. Ahantu uzaganira n'Imana ni mu gusenga. Ahantu uzajyana ubusabane n'Imana mu gusenga. Imana uzayibonera mu gusenga. Imana uzayibonera mu gusenga. Mbigusubiriremo, nkunda bankunda kandi abantu banshakana umwete bazambona. Ubukire n'icyubahiro biri iwanjye. Ikamabwira ibintu byose ku isi biyobowe n'ikintu cyitwa umwete. Kabiri, abera bose, abantu bose bubaha Imana, intwaro bakoresha nimwe mu gusenga. Usibye ko amasengesho nayo agira ibiro. Buriya amasengesho agira ibiro. Amasengesho y'umunyabitotsi n'amasengesho ashakanye Imana umwete uratandukanye. Amasengesho y'uri gusenga asamba nayiba n'uri gusenga yihanye, ayo masengesho si asamwe. N'umujura ajya kwiba akavuga ngo Mana umfashe si wamfate, kandi yagiye kwiba. Amasengesho wasenga usamba na wiba, amasengesho wasenga ujya mu bapfumu, ayo masengesho arapfuye. Gusenga ni ugusenga wihanye. Iyo wihanye nibwo ugira ubusabane n'Imana, kuko abantu bose barasenga. Turi muri uyu muhanda w'ijuru tujya mu ijuru, turimo tutarushanwa no gusenga. Turahuzwa n'Imana n'amasengesho. Urakurwaho igisuzuguriro n'amasengesho, uragira agace n'amasengesho, urabiheshwa n'umuhate, umwete. Urabona Imana kubera ko wagize umwete. Uzahura n'umukozi w'Imana kuko wagize umwete. Kwigomwa, guhaguruka, gutitiriza, kutarambirwa, kuba maso, ugahaguruka ugatitiriza nturambirwe. Biguhuza n'Imana, biguhuza n'ubwiza bw'Imana. Kugira umwete mu bintu by'Imana, kugira umwete mu gusenga, kugira umwete mu kuvuga Imana, kugira umwete mu gukorera Imana, biguhuza n'Imana, bituma Imana irema igitangaza ku buzima bwawe. Dewa kosika mandolayi. Kugira umwete bituma urufunguzo wakira urufunguzo ku buzima bwawe. Iyo twagize umwete aborosi baradutinya. Iyo twagize umwete abapfumu baradutinya. Iyo twagize umwete ubwiza bw'Imana butuzaho. Iyo twagize umwete igikundiro kituzaho. Umuntu wese ugira umwete mu bintu by'Imana, mu buzima busanzwe umunyamwete abantu bose baramukenera. Mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, umunyamwete abantu baramukenera. Ahantu hose umunyamwete ari aragaragara. Wibaze ngo nge ndiki. Haba no mu kazi mwicaye muri biro, aba umunyamwete naho wicaye wahita ngo kana uri umunyamwete. Umunyamwete abantu baramushakisha, ntabwo washakisha abantu. Umunyamwete ntatsindwa ku rugamba. Reka da. Umunyamwete abantu baramumenya, arakenerwa. Haleluya. Umunyamwete mu buzima busanzwe abantu baramukenera. Mu bukwe dukenera umunyamwete, tukamushinga guhitura abantu akiruka ugasanga umuntu wirukanga, uwo ni umunyamwete. Mu kazi uzabona umuntu ukora ibintu byose kwakwanya, ni umunyamwete. Nawe wa muntu usinzira
mumerezi yokayi reka igihe tugezemo Imana igukeneyeho umwete kugira ngo uhure n'Imana, kugira ngo ubwiza bw'Imana buze mu rugo rwawe, kugira ngo ubwiza bw'Imana bukuze mushiki wanjye, kugira ngo ubone impinduka papa wanjye. Urasenga Imana ukizwe, numara gukizwa urasaba Imana iguha umwete mu buzima bwawe kugira ngo amateka yawe ahinduke, kugira ngo uzabone ijuru, kugira ngo ubwiza bw'Imana buze, kugira ngo imbaraga zikurwanya zitsindwe. One basika mando naye urabwira Imana ngo mwami ndifuza umwete mu buzima bwanjye. Abashakana umwete bazambona. Icitonderwa, abantu bose buzuye isengera, abantu bose bavuga Imana ariko ntago abantu bavuga kimwe. Abantu babona Imana nabayishakana umwete, ntabwo ari nge wabyanditse, niko twasomye. Ntabwo ari abantu basinziriye, ntabwo ari abanebwe, ntabwo ari abantu bavuga ngo kanaka azasengera, muhanuzi kanaka azasengera. Reka n'abantu bafite umwete. Umuntu ufite umwete uramutaba ntatabika. Baguha iminsi umwete bagasanga wabadepasize. Baravuga ngo bazakwirukana ku kazi, bakavuga ati twakura hehe umunyamwete. Nduzi umuntu Imana itabaye kubera umwete. Umunyamwete nta depose. Reka abaramenyekanye baramuhamagara. Ese uracyagira umwete mu buzima bwawe? Iyo uri umunyamwete mu buzima busanzwe, iyo uri umunyamwete Imana igutera inkunga. Iyo uri umunebwe Imana ibigusizeho gato, ntikureka, ntikujugunye, igusigaho gato ikazakugarukaho hashize igihe, ikabanza ikareba abanyamwete. Abashakana umwete bazambo. Imana igukeneye ko uwa imbaraga zawe zigaragaza muri bino bihe. Wibaza uri umunyamwete. Kuririmba ni umwete, gucuranga ni umwete, aha nicaye ni umwete, kubwiriza ni umwete, kwiga amashuri ni umwete, kubyara ni umwete, mariage kuyikora ni umwete, ibintu byose ni umwete, kujya mu ijuru ni umwete, gukizwa ni umwete, kuzura umwuka wera ni umwete, guhanura ni umwete, kwambara neza ni umwete, gucuruza ni umwete, kurira indege ni umwete, utadepoze ntiwajyayo, kujya hanze ni umwete, kuba umuyobozi ni umwete, kuba umushumba ni umwete, kuba pasiteri ni umwete, kuba umwete tekwa sinimo, ibintu byose ni umwete, kuba musenyeri ni umwete, kuba padiri ni umwete, kuba masere ni umwete. Reba igihe bamara biga, iyayayayay, nta muntu ugonera uhura n'Imana ntibishoboka. Reka abashakana umwete bazambona. Kubaka inzu ni umwete, gutwara imodoka ni umwete, kubona perime ni umwete, ibintu byose ni umwete, guhangana n'umurozi ni umwete. Nusinzira arica abana, nusinzira arateza inyatsi, nusinzira arateza amadeni, nusinzira araguheza iwanyu ukubite 50 udashatse, nusinzira araguheza aho ngaho n'akazi ugira. Dore ikintu umurozi arwanya gikomeye ku muntu, arwanya umwete w'umuntu akawuryamisha. Ukajya uvuga ngo bazansengera, ukajya uvuga ngo mfite tate, mfite onkere, mfite papa, mfite mwene wacu ukomeye, ufite akazi. Nake ntabwo ari akawe. W'Imana arambye ngo nze nkubwire ngo va muri ibyo, ijuru ryiteguye kukurenganura. Haguruka. Gukora ni umwete, ngo ntabwo nabishobora, ubwo ni ubunebwe.
ngo aka kazi sakandi ubwo n'ubunebwe. Umunebwe ahorana amajwi amubwira ngo ibintu wabishobora. Umunebwe ibintu byose bamubwiye. Yumubwiye ngo mikrofone atama ngo iyi mikrofone yareba nabi. Yitereka ngo ntabwo nayishobora. Wabwa atari ko uzakora ubwo uramwaka wakora ubwo ngo ya n'amafaranga ngira. Mariko Imana nambwiye ngo azizana se uzahaguruka. Hari abantu bavugana n'Imana, Imana ikababwira ngo izabatabara, bakibwira yuko bizamanuka bikamanuka muri parafu ikagwaho. Reka Imana ikubwiye ngo nguhaye akazi, ibiguhaye igikundiro, nawe ibigira ngo ushireho umwete ugashake. Nta kindi tawasika manuraye. Imana nikubwira ngo nzaguha urubyaro, uri umukobwa uri umusore, jya kurambagiza. Uri nde izazi kurambagiriza. Hekada. Imana nikubwira ngo umugabo bazakizwa, fata igihe nimugoroba ugiye kuryama, ujye uryama usenze. Noneho uryama udasenze ngo kandi ngo umukristo, ubwo se nihe mutandukaniye? Yihirika hariya nawe kwirika hariya ngo ufite amasezerano ngo umugabo azakizwa. Zero, ntabwo azakizwa. Azakizwa so hari umwete ufite. Ariko nuzamura isengesho ugasengera umutware wawe, ukamwaturaho umugisha w'Imana, ugasengera abana bawe, ugasengera business, ugasengera bota, umwete uzatuma umugabo avuga ati ariko burya sheri wanjye arasenga, reka tuzajya no ku cyumweru guterana. Ibintu byose ni umwete. Ibintu biyoboye isi ni umwete. Ibiyoboye abanyabwenge ni umwete. Ibiyoboye abakomeye n'aboroheje ni umwete. Umuntu wese agira umwete nta kintu ageraho. Kugira ngo ubuzima urimo buzahinduke ni umwete. Kugira ngo uzagira agaciro ni umwete. Kugira ngo uzashakishwe mwemere gushyira comment uze kwandika ko hari umuntu utari umunyamwete, ari umuntu umushakisha. Ntawe umushakisha. Kugira ngo uzakenerwe mu rusengero ni umwete. Umwete. Biravuze ngo nkunda abantu. Erega Kristo azi ibintu byiza. Azi ibintu byiza. Wasi Yesu Kristo, Imana Data n'Umwana n'Umwuka we bazi ibintu byiza. Turasubye ngo nkunda bankunda, kandi abantu bashakana umwete bazambona. Kureka ibyaha ni umwete. Kureka itabi ni umwete. Nutagishira umwete ntuzarireka. Uzarinywa ushiduka warwaye kanseri. Nihashira amezi angahe bagushingure. Iherezo ryawe ribe ripfuye ubusa. Kureka ubusambanyi ni umwete. Kureka ikigare ni umwete. Nukumenya iyo uri kugana, nukumenya aho uri kujya. Ibintu byose ni umwete. Bantu munkurikiye kuri gusenga rwa, abari muri Amerika ntago wageze muri Amerika wijyanye, wajyanywe n'umwete. Abari muri Canada ntiwagezeyo gusa. Abankurikiye muri Canada ntimwajyanywe n'ubunebwe, wajyanywe n'umwete. Uradepoza ujyayo, ariko umurozi ntiyakuretse, aracyakuroga. Ariko umwete ufite, amateka yawe azahinduka. Abari mu burigi munkuriki ntago mwagezeyo mwijyanye, mwajyanywe n'umwete. Umwete ni wabajyanye. Mugera hari waradepoza, urasenga, urakora ibizami, urandika, urakira ibyo ukina, uragerageza. Imana ibana nawe. Abanyamwete ntibakingwa ku rugamba. Umunyamwete nawe wamuroga gute aragutsinda. Umunyamwete nawe wamunegura. Umunyamwete umusaba nakaza afite, eze mu gitondo akaba afite akazi. Numva umwuka w'Imana ambwira ngo hari abantu bagiye kubona Imana kubera umwete wabo. Umunyamwete uramusuzugura, eze umuntu akaguha akazi. Tewiri manura abantu mungurikiye muri Stafri, ntabwo Imana ikubeshejeho gutyo gusa, ikubeshejeho kugira ngo ugire agaciro. Umwete wawe, umwete de kosikama, umwete ufite nuwuri. Ngo Mana ngo narasenze, ngo nimba narasenze, ngo narasibye. Ya papa ibyo ntibibaho. Abashakana umwete bazamura. Iri jambo umwete ntirirangira. Rirangira bivuze ngo bazambona. Ntabwo bava ngo tuzabigaho. Oya, umuntu ushakana Imana umwete arayibona. Naho amarembo y'ikuzimu yazikuka.
yo nzi umubyeyi washatse Imana, ashakana Imana umwete, afite icyifuzo cy'urubyaro, ajya kwivuza mu Buhinde, baramubwira ngo ntazigera abyara, azabyara nyuma y'imyaka ngo nimba ari 57. Arakomeza ati ntabwo ndacika intege. Barabwira ati bigenda byihorere. Ashakana Imana umwete, arivuza, ashakana Imana umwete, arashakisha, ashaka abakozi b'Imana, araza turasenga, twinginga Imana muri gushakana Imana umwete. Nyuma y'amezi 2 baramubwiye ngo zategereze, amaze kujya imyaka 20 yarabuze urubyaro, byaramucanze, abantu baramuvuyeho, abantu baramwisa amazina, ariko arashakanye Imana iki umwete, asenga, yiyiriza ubusa, yivuza, agira gute, agiye kuba turi gusenga. Nyuma y'amezi 2 agiye kwa muganga ngo warasamye ma, tugenda neza, ugura udukweto two hasi, warasa. Nta kintu uzagiraho utashakanye Imana umwete. Uyu mwete turawukeneye twese, nanjye ndawukeneye. Umuntu wese Imana yaremye, Imana imukeneyeho umwete. Agakiza ufite nudashyiraho umwete uzaba ingwingiri mu gakiza. Dufite abantu babaye abafana ba pasteri, abafana b'idini, ariko batashakana Imana umwete. Ushobora gusazira mu idini, nta kidini rizakumarira. Ikintu kizatuma amateka ahinduka ni umwete uzagira. Kandi uyu mwete numara kugira, umwete ufatanya n'amasengesho ma, umwete gusenga n'umwete. Nusenga amateka azahinduka. Ntabwo uzashobora gusenga udafite umwete. Umwete uzaguhuza n'umukozi w'Imana, uzaguhuza n'umuhanuzi, umwete uzaguhuza n'umushumba, umwete uzaguhuza n'ugufasha, apekosikama. Haleluya! Imana ishimwe ko hari ibintu byari byaraguhambiriye, Imana ikuye ku buzima bwawe. Umwete wiha amatwi yawe abaguca intege, ibigusakuriza wibiha umwanya, ibikudiniza wibiha umwanya, amagahobwa ngo byihore wibiha umwanya. Gira umwete ndinya ngo usengere. Ibintu biguca intege muri ya business biha umwanya. Yesu ashyigikira umuntu ufite umwete. Ngirambe ngo barabipanze bwa mbere ngo byarapfuye, ngo none ngo no wicike intege, shiraho umwete. Ngo fiance ngo twarashwanye, ngo byarangiye buriya, ngo byaraheze, ngo byararangiye buriya, ngo byaraheze, ngo byaraheze, ngo yashiraho umwete. Nimba yaragiye si we wenyine uhari wenyine, si we fura, si nawe muherezi. Papa afite abahungu, papa afite abakobwa. Nk'ubwo ugiye ngo Mana ngo birancanze, ntago bigucanze, abantu baracyahari. Haleluya! Abantu b'Imana barahari. Ngo amafaranga ngo yarabuze, ngo nta mafaranga ahari. Shiraho umwete, amafaranga azaza. Shiraho umwete, amahoro azaza. Ngo ijuru rirahari, uzaribona. Ijuru ridahari n'urupfu nirwaba ruhari, ariko kugurupfu ruhari n'ijuru rirahari. Iri mandore pa, ndagira ngo ngusengere wirukane ubunebwe mu buzima bwawe. Nkunda bankunda, kandi abantu bashakana umwete bazambona. Ibanga nguhishuriye nuko ibintu byose no mu buzima busanzwe ni umwete. Umwuka w'Imana aranyoboye, ari mu buzima bw'ubusanzwe turimo, ari no mu buzima bw'umwuka, tuyobowe n'umwete. Umwete ufite n'uwuhe? Wiri gutonganya Imana ngo Mana waranyanze, ngo njyewe nzakuvaho, ngo ndigendeye, ngo njyewe ndarambiwe. Urambiwe niwe mwete washizeho. Waranguye rimwe urahomba, aho usigaranye uyita uyigurira umuceri ngo ndatashye. Ubwo se ari umwete? Ubunebwe. Umurozi yakohereje 10 urahomba, uhita ubivamo. Iyo uguza buriya, yongera ugashakisha, yukomeza nyamara ubugeze kure. Shiraho umwete, inyatsi bakuroze izakuvaho. Shiraho umwete, amagambo dokosikamano, amagambo bakuvuza azakuvaho. Usiko umuntu shitani musuzugura, ikajya bagati ntuzajya unaniyitaho, ntuzajya unanambara, ntuzajya unashokoza, ujye ubatura ibyo ubonye ugende, nta mpamvu nimwe n'ubundi, urabyamasa niko nta nukureba, nta nuguhamagara. Umva ubwo bunebwe, umva ubwo bwoba. Ya papa, shakana Imana umwete. Ibi biravuze ngo ubukire n'icyubahiro byose biri iwanjye. Umunyamwete azabona ijuru rimwe,
umunyamwete azakenerwa. kabiri, umunyamwete azakira. gatatu, umunyamwete azagira icyubahiro. umunyamwete azabana n'Imana. no muri ubuzima busanzwe umunyamwete amateka azahinduka. umunyamwete ntumuroga ngo mumufate, kuko Imana ikunda abanyamwete, ikunda abantu bashaka n'Imana umwete. uramura ugasanga marayika w'Imana bari kumwe, ubwiza bw'Imana buri muriho, imbaraga z'Imana zimuriho. yabyutse asenze, yaryamye asenze, yari yasenze. naho umunebwe aryama adasenze, akabyuka adasenze, akirirwa adasenze, yagera saa 8 bari kubanzira Imana ngiye bitazasohora amahoro. ntabwo uri umunebwe. umunyamwete ubwiza bw'Imana wo muri wo umutega amahembe akanyerera, wamutega inzaratsi zigagurumana, wamurogera abana bakarushaho kwiga, watongera akarushaho kuzamuka, wamuvuga bakavuga turabesha ndetse kugutangariza ko muri uyu mwaka, muri uku kwezi, shakana Imana umwete. akazi ntabwo karagiye, Imana ifite akazi. urugo rurahari, amahoro arahari, ubuzima burahari, umwuka w'Imana arahari, imbaraga z'Imana zirahari. Imana igukeneyeho umusanzu wawe witwa umwete. uruhare rwawe umwete, uruhare rwawe umwete. nimba ukiranuka ukaba ukijijwe, reko sikamano, urahuzwa n'Imana n'umwete, wambara imbaraga z'amasengesho, winjire mu butsinzi bwo gutabarwa. ndagira ngo usengere mu izina rya Yesu. ndagira ngo utekereze ngo se ndacyagira umwete cyangwa narazimu. ibaze, ese ndacyagira umwete? ese ndacyagira umwete? abantu bose Bibiliya ivuga umwete, na n'uyu munsi ni umwete. igihugu cyacu aho kigeze ahangaha, aho duhagaze ahangaha, ni umwete. ni umwete, ni umwete. haleluya, ni umwete. ubona akazi utarwaraga umugongo, dayimoni ushaka kwikoresha mu kazi, ugahita urwara umugongo uwo munsi. utarwara amaso ukarwara amaso, ariko uvuze ngo ndiyivuza ndajya ku kazi, ukagira umwete, abazimu bakuvamo, ugashaka indwara ukayibura. ese uracyafite umwete? kureka ibyaha byarakunaniye, nta mwete ufite. umuntu ufite umwete ibyaha arabireka burundu, bigatumuka bikagenda, ariko nta mwete ufite. ndagira ngo gusengera. nimba udafite umwete, nimba waracitse intege, nimba amasengesho nta kuntu wasenga udafite umwete, nta kuntu wabwira udafite umwete, nta kuntu wakiga udafite umwete, nta kuntu wakubaka udafite umwete. ntibibaho. shatse guhishura ihishurwa rikomeye riri mu ijambo ngo abantu bashakana umwete bazambona. nta kuntu ntiwarangiza kaminuza nta mwete. ntibibaho. ariko n'abantu basoma ijambo ry'Imana bakarisoma ribirukanka, ariko ntibarisobanure ibintu byose byo ku isi biyowe n'umwete. ntuzurira indege nta mwete, ntuzaba umuyobozi nta mwete. ikintu Imana igukeneyeho ni umwete, ikagutera inkunga. Imana ntirigirira muri wowe. shakana Imana umwete, uzayibona. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye. nsengeye umuntu wese waruhurikiye, utsinzwe n'urubanza, akaba yitekerejeho, agasanga mu gusenga yaracitse intege, nta mwete, kuko umwete niwo umuhesha gusenga. hatari umwete nta masengesho, hatari umwete nta busabane n'Imana, hatari umwete nta jwi ry'Imana, hatari umwete nta mwuka wera, hatari umwete nta buhanuzi, hatari umwete ibintu byose biranga. senge umuntu wese aho dukurikiye, shitani yari yasize mu bunebwe, yari yarasize mu ntege nkeya, ngo umuhe imbaraga zo kuvamo, kandi akivamo umuhe imbaraga zo gushakana umwete, kuko abanyamwete ugiye guhindura amateka yabo. abanyamwete ugiye kubakuraho igisuzuguriro. abanyamwete
ugiye guhindura isi. Haleluya! Umunyamwete n'amarembo y'ikuzimu yazikuka ntabwo azamushobora. Ndasenze kugira ngo buri muntu wese umuhe imbaraga zo kugira umwete. Tubona aba Eliya bagize umwete, tubona umwana wese agize umwete, tubona abasaduraka bagize umwete. Ya mwami wanjye, turasenze ngo Uwiteka imbaraga z'amajwi mabi zirwanya abera, zirwanya abantu b'Imana, izo mbaraga zivuye mu izina rya Yesu. Urakoze kuri Imana ibikoze, ugahindura amatika ku bantu bawe, ukabambika imbaraga, ufashe buri muntu wese utarukijwe, umuha imbaraga zo gukizwa, amateka ahinduke muri byose, mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Ndakwifuriza kugira umwete mu byo ukora byose, mu izina rya Yesu. Amen.